abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana n'ubundi yongeye kuduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu. Muvandimwe, Imana ishimwe kuko iba yaranaturinze iyi minsi itambutsemo, yego, ikadusohoreza kuri uyu munsi tukawugeraho nanone tukihari hano. Ariko ubwo nabyo binafite umumaro kuko duhari ku mpamvu nanone z'abatwumva. Ubwo n'akazi kaba kiyongera. N'akazi kaba kiyongera, ubwo karakomeje kuko iyo tuba tutakiraha nyine ntago twari kuza. Ariko tuje kubera ko nanone Imana yaraturinze, turindira nanone mu buntu bwayo, idusohoreza uyu munsi tugihari. Ariko kugira ngo nanone nk'abakunzi ba Country FM bakurikirane iki kiganiro, nanone twongere tunavugane. Hari nandi havuze yuko ngo no gutinda kugaruka kwa Kristo, ngo nimbabazi nyinshi Imana ibigifitiye abantu. Yego. Ngidashaka ko hari numwe warimbuka, ngabwo ishaka yuko bakizwa. Kuko nayo irabizi yuko gukizwa bishoboka nyine ku muntu ucyambaye no mubiri. Kuko hirya no mubiri nta gukizwa. Yego. Dushimiye rero Imana cyane, yongeye nyine kuduha kugeza kuri uyu munsi tukiri hano ku isi. Ariko nabwo twamenye ko tuba duhari ku mpamvu zayo, kuko impamvu yaturinze tukageza none n'ikindi gihe tutazi uko kingana, no kugira ngo tube duhari ariko n'ubundi ku mpamvu zayo. Yego. Kugira ngo tugumye tubwire abaremwe ubutumwa bwiza. Yesu ari kubibwira abigishwa, arababwira nkuko data yari yantumye namwe ndabatumye. Ngo nimugende mu mahanga yose, ubwo mu mahanga yose naho uri, kuko ubu nawe ufite aho uri, nanjye dore ndaha. Yego. Ubwo aho uri buri mu mahanga yose. Ngo kugira ngo tubwire abaremwe ubutumwa bwiza, urumva tubeshejwe hano mu isi no kubwira abaremwe ubutumwa bwiza. Rero dushimiye Imana cyane nyine duhaye umwanya mwiza nk'uyo kongera kuvugana namwe abaduteza amatwi. Mbizi ko muri benshi, dore ko na nyuma y'ikiganiro muraduhamagara n'ubundi muri benshi, tubashimira Imana. Ni amahirwe akomeye gutega amatwi ikiganiro nk'iki ngiki. Ni ibintu umuntu atakabaye akerensa muvandimwe, kuko nanone urabona ibyo umuntu yatunga byose ku isi, ubuzima wagira wumva bwiza butarwaye, amafaranga wagira cyangwa se ibindi bikorwa byinshi wagira, nanone nkunda kuvuga ko bisozwa n'urupfu. Kandi hanyuma y'ubu buzima hari ubundi. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana ni irya mbere. Ni irya mbere, kandi agaciro rifite nuko riguhesha imibereho utatangira ikigozi. Yego rwose. Ubundi imibereho myinshi y'abantu bagira icyo bahigura. Ariko imibereho Imana ibishaka kuguhereza muri iki kiganiro, umutima wawe ukingutse. Yego. Ni imibereho utari bugira ikiguzi na kimwe wako. Yego. Ariko n'ubundi atari uko bidafite agaciro, ahubwo ikiguzi gikwiranye niyo mibereho cyarishyuwe. Yego rwose. Urumva iyo mibereho uvuze ni ubuzima bw'iteka. Amen. No kuzabana n'Imana iteka ryose. Buriya muvandimwe, nkunda kubona buriya wenda n'abadukurikiye bose, igituma umuntu ajya gusenga, igituma ukora igituma wumva hari uburyo ushaka kwegerana n'Imana, buryo uba wumva ushaka ko cyangwa se uba wifuza ko nawe ubanye n'Imana mu ijuru byakugwa neza. Buryo umuntu wese yumva abanye n'Imana mu ijuru byamugwa neza. Ariko nanone ubwo twagusaba nyine gutega amatwi iki kiganiro, noneho ukumva uburyo ki umuntu yazabana n'Imana mu ijuru.
aguwe neza yishimye. Rero dushimye Imana cyane, ariko dushimye n'abadukurikiye bose. Ndabizi ni benshi abadukurikiye bose, inshuti zacu muba mwafunguye inyakiramajwi zanyu ku mpamvu zo kumva iki kiganiro. Turabashimiye, tubashimiye Imana kandi tunabasuhuza ariko tunabasabira ngo ibahe no kumva neza ibyo mugiye kumva, ibahe no kubihishurirwa ariko ubwo tunashimiye Imana bene data nabo badukurikiye, kuko hari abantu none Imana yakije n'urupfu rw'iteka ngo nabo dufatikanije kurwanirira ukuri. Yego rwose, ni abantu nanone bamaze kwemera ubutumwa bwiza, bizeye Kristo Yezu, ubu tuvugana bakaba bafite ubugingo buhoraho, batazarimbuka. Dukunda kuvuga ko nabo tuzi ariko nabo tutazi. Ubwo abo bose turabasuhuje mu izina rya Yesu. Dusohoje nyine n'abavandimwe nabo bajya bagira umwanya wo kuboneka ahangaha, barimo ba Emile, ba Damascene n'abandi bavandimwe. Abo nabo nyine turabasuje mu izina rya Yesu, n'abandi bakiranutse hirya no hino. Ndabizi ubona David aratwumva, nawe turamusuje cyane. Na bene data baba ari benshi, nabo tuziranye ni benshi, we none twavuga buri mumwe mu izina rya ngo tubamare, ariko gusa aho bari hose mu matorero Imana yashimye kubashyiramo turabasuje. Kandi no kuvuga ngo nabo umurimo nuwabo kuko bagihari, ubundi ntitwasuhuza abadahari. Kuko bahari rero nabo dufatikanije guhamya uko kuri Imana yahishuye. Ikiganiro nyine ni cya kindi yuko ijuru ridakorerwa. Ijuru ntirikorerwa, ubugingo ntibukorerwa, kubana n'Imana ntibikorerwa, kuba umukiranutsi ntacyo wabikorera, kuvuka ubwa kabiri ntacyo wabikorera. Nubwo mbivuze ari byinshi bitandukanye, ariko byose ni kimwe. Kuko icy'Imana yari ikeneye ku bantu ngo nuko bayisanga ngo ikabahera ubuntu. Yesu yagezeho aravuga ati, kuki mutanga izahabu na feza mukagura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri? Ubwo ko mugira ibintu mutangaho ibiguzi, ko mugira ibintu musohora, ariko mukajyana ibitari ibyo kurya nyakuri, ibidahoraho. Ariko yaravuze ngo udafite feza, udafite amafaranga, udafite imbaraga zo gukora, kuko hari n'igihe umuntu avuga ngo akorera Imana, udafite n'undi wamufasha wamuvugira. Yesu yaravuze ngo nimuze mufate amazi, mufate ibyo kurya, nta kiguzi mutanze, nta feza mutanze, nta kindi rero yabashaka kubahereza. Yabahamirizaga yuko ngo ariwe mugati ariko wavuye mu ijoro. Buriya Imana nanone babisaba ngo nanone abantu banayumve neza. Imana ahari hari igihe umuntu ayitekereza nk'umuntu mugenzi we, ariko Imana ni umwuka. Noneho waruvuze ukuntu Yesu yavuze ngo nimuze n'abadafite ifeza, nimuze abarushye n'abaremerewe, muze mu nsange ndabaruhura. Noneho yabihishuriwe yaravuze ati, ariko ubundi ni iki gituma umuntu afata ibintu by'akabitanga agakorera ibyo kurya bidahaza? Ni iki gituma mutanga ifeza zanyu muri gushaka kugura ibintu bitabahaza? Umuririmbyi yaravuze ngo najyaga njya ku iriba ry'iyisi nkavoma ngira ngo nshire inyota, ariko n'ubundi ngo ntishire. Aho kugira ngo ishire, ahubwo amazi akaba ariyo akama. Rero Imana ni umwuka. Zaburi iravuga ngo Imana ibaye igirya, Imana ibaye ari nk'umuntu nyine mugenzi wawe cyangwa se ari nkanjye, iyo ngo ubwo byasaba ko yaba igisonza. Ibaye igisonza ikaba iginarya nk'uko tujya turya. Zaburi ni kwivuga aho kugira ngo izi kwaka ihene yawe ugire imuhira, cyangwa ikwaka inkoko yawe, ngo yo ngo ifite inka z'ibirarashyamba, ifite inka ziba mu ishyamba zayo, ngo niyo yafata ikabaga imwe ikarya. Yaravuze ngo ibaye igira amerwe ku buryo ikunda ifi, ngo ntiyanazisaba ngo abarobye. Ngo hari ifi ziba mu nyanja zitarobwa z'Imana, nizo yafata hakaba ari zirya, ngo ariko ntigabuze umuntu, ntisabe umuntu. Rero nanone Imana ni umwuka. Ariko n'amafaranga ari cyo yavuze. Yaravuze ngo zahabu na feza nabyo ngo ni ibyayo. Urumva ntacyo wayishukisha kugira ngo iguhe
ubugingo. Ahandi n'ubundi Zaburi ya 49 iravuga ngo incungu y'ubugingo bw'umuntu irahenze ku rugero rw'uko abantu bakwiye kubireka. Ngo nta butunzi buhari wagira ngo bucungure ubugingo bwawe, ngo ndetse ntibwacungura n'ubwa mugenzi wawe. Incungu y'ubugingo bw'umuntu rero irahenze, Imana yonyine niyo yayibonye biremera. Imana niyo yabonye incungu y'ubugingo bwacu, ibyo bintu biremera. Niyo mpamvu buriya none nkunda ubutumwa bwiza, ngo Imana kubera urukundo dukunda yatuboneye incungu, yatwoherereje Yesu Kristo araza mu isi, yishyiraho ibyaha byacu n'ubugome bwacu, anahanwa igihano cyacu. Imana iradusaba kwemera ibyo bintu yakoze ku mwana wayo. Iyo ubyemeye ubona ubugingo buhoraho. Ubundi ariko ni nayo nkuru nziza, ni nako umuntu ajya mu ijuru. Kuko iyo tuvuze none ko ijuru ridakorerwa, harabwo umuntu abyumva nabi. Kibaza ati se ko maze igihe nkora, ko mbaye nk'umuntu ushidutse, ni gute ijuru ridakorerwa? Ijuru ntabwo rikorerwa, ahubwo ijuru ni impano. Usome mu Befesi ibice 2 umurongo wa 8 haranditse ngo mwakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ngo ntibyavuye kuri mwe cyangwa se kuri twe, ngo ahubwo ni impano y'Imana. Ngo ariko icyatumye Imana ibigenza utyo kwari ukugira ngo hatagira umuntu wirarira. Twese tubeho mu isi dushima Imana ko yaduhereye ubuntu. Ariko Imana ni umukungu, byari binakwiye kwiduhera ubuntu. Ariko ihimbazwe rero ko yadutangiye Kristo Yesu. Ahandi n'ubundi Yesu ahuriye n'umusamariyakazi ku mugezi, yaramubwiye ati mugore mpa ku mazi nanjye ndaguha. Umugore arayamwima, ariko nendaga kuvuga icyatumye ayamwima. Yaramubwiye ati ndayaguhaho gute kusengera i Yerusalemu nanjye ngasengera i Samariya. Atangira ibintu byo kunena nyine. Hari umuntu wanga kumva ijambo ry'Imana avuga ngo ngiye ngo kubera ngo tudahuje idini ngo ntitwarivugana. Uyu mugore yaravuze ngo kusengera i Yerusalemu ngasengera i Samariya turabihuza gute? Yesu yaramubwiye ngo mugore nyizera. Igihe ni nacyo nashakaga, igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo cyaranageze ariko ngo cyuko abasenga Imana by'ukuri batazongera gusengera iwacu i Yerusalemu cyangwa iwanyu i Samariya, ahubwo bagiye kujya basengera Data mu kuri no mu mwuka. Ngo kandi bene abo bantu ngo niba Imana ishaka ko bayisenga. Ese mu kuri no mu mwuka ni he? Ubwo kandi iyo Yesu avuze ko Imana abantu bagiye kujya bayisengera mu kuri no mu mwuka, ubwo birakuraho urujije abantu bagiye bagira. Umuntu agatekereza ngo nge ndayisengera ahandi hantu, ubwo ahandi hantu hose ntago hemewe. Aha ntiriwe ndondora, ahandi hose ntihemewe. Yesu yarahakanye Yerusalemu, kandi aho ngaho Imana urusengero rwaho yararwemeraga kuko naneho yari yaratanze igishushanyo mbonera cyarwo. Yego. Naho ngaho i Samariya nabo bageraga izo bubaka, bagereranyije nuko i Yerusalemu nabo basenga. Ariko ari z'abantu bubatse babyihitiyemo nk'ibishushanyo by'izubatse ahandi. Kuko abantu bajya banareba pura akagereranya pura nk'iyundi. Ariko n'urwashyizweho nk'igishushanyo, kuko ibyo Abisiraheli bari bafite byari igishushanyo cy'ibya none. Ibyari igishushanyo n'ibyo abantu bigana, ibyo byose Kristo Yesu yaje aje kubishyiraho iherezo, aravuga ngo igihe kirasohoye none. Ubwo abasenga by'ukuri ntibabikora nk'ikigereranyo cyangwa igishushanyo cyangwa Imana yari ishatse kuvuga gutya. Yego. Ahubwo icy'ukuri ni Kristo Yesu. Ubwo Yesu avuze ngo abantu Imana ishaka ko bayisenga, n'abantu bayisengera mu kuri no mu mwuka. Kuko nanone umuntu ahita yibaza ikibazo, ese ubwo mu kuri no mu mwuka ni hehe? Yesu yaragishubije ngo ninjye nzira. Yego. Ninjye kuri na ninjye bugingo. Yego. Ubwo bugingo amagambo ye ni ay'umwuka. Yego. Kandi uwo mwuka niwe utanga ubugingo. Ubwo rero niwe wari wifuza. Ariko ubundi muvandimwe biranumvikana neza, ubundi udasengeye Imana mu mwuka wayisengera. Ese yo ko ari umwuka mwavugana ute? Mwavuganira hese? Mwavuganira he? Kuko inuvanga Imana ubwayo ni umwuka. Ni nayo mpamvu ishaka ko tuyisengera mu mwuka nyine. Ubundi utari mu mwuka ntago wasenga Imana. None se wayisenga gute kandi yari umwuka? Bibiliya iravuga ngo ibibora ngo ntago byaraganwa ngo nibitabora. Rero gusengera Imana mu kuri no mu mwuka no gusengera Imana muri Yesu Kristo, no kwizera Kristo Yesu. Kuko ubundi Yesu Imana ishimwe ko ari byose, ariko Yesu niwe mwuka. Iyo tuvuze ngo umwuka w'Imana ni Yesu, ariko niyo tuvuze ukuri nabwo ni Yesu.
kuko yaravuze ngo ni nge nzira n'ukuri. Bivuga ngo ukuri ni Yesu rega, ariko umwuka nabwo niwe. No kwisengera mu kuri, no kwisengera muri Kristo, cyangwa se nuko ufite isengesho ariko rishingiye kuri Yesu. Kuko ibindi byose wakora bidashingiye kuri Yesu ntabwo biba ari byo. Ubwo uvuze gutyo unyibutsa ukuntu ibyanditswe bivuga ko mu isi ndetse no mu ijuru nta rindi zina abantu bahawe ryo gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Ntekereza ko abadukurikiye ari ikintu njya nshima, abantu benshi bazi ko inzira ijya mu ijuru ica kuri Yesu, ariko none kuri uyu mugoroba wakumva uburyo inyura kuri Yesu kandi umuntu akagerayo. Kuko ubu inzira ijya mu ijuru ni imwe rukumbi. Ku muntu wese ushaka kujya mu ijuru, ubu umuzungu w'umwirabura, inzira ni imwe, ni Yesu. Iyo utayinyuzemo ntago ujya mu ijuru. Ubwo umuntu ushaka kujya mu ijuru birasaba ngo atega amatwi yumva uburyo Yesu ari we nzira, ariko akabukura akaba n'ubugingo. Bigahera ko binahakana cya kindi rero abantu bakunze kuvuga, ndumva nawe hari abo ujya uhura nabo bavuga gutyo. Wamubwira ibya Yesu akavuga ngo urashaka kumpindura, undi akakubwira ati gumana kwizera kwawe nanjye ndagumana ukwanjye. Ariko nimba kwizera ariko kujya n'umuntu mu ijuru, ubwo n'inzira ijyana mu ijuru akaba ari imwe. Ubwo birasaba ngo iyo nzira imenyekane iyo ariyo n'uburyo ari imwe, nuko kwizera guhesha umuntu ijuru kumenyekana uko ariko ari ukuye. Kuko ntabwo buri wese kwizera kwe ariko kuzamujyana mu ijuru, ahubwo ni ukwizera kumwe. Kwatangajwe rero yuko nta wundi wo kwizerwa ari Kristo Yesu. Ngo umwizera ni we wenyine ubasha kubona ubugingo buhoraho, ni we wenyine ubasha kubona ijuru. Ariko ngo utamwizera ntaribona. Kuko urumva icyo kigereranyo wari uvuze, nanone ntekereza ko abantu babiri bahuye, abo bantu babiri bakaba baraciye kuri Yesu, ari we bizeye, bakamuronkamo ubugingo buhoraho nk'uko Imana ivuga ko iyo umuntu amwizeye aronka ubugingo buhoraho. Abo bantu babiri nta kibazo bagirana, kuko baba basangiye kwizera, ariko n'uwo bizeye akaba n'umwe, ubwo akaba ari Kristo Yesu. Naho bajya akaba ari hamwe, naho bajya ni mu ijuru ni hamwe, n'ibyiringiro ubwo birasa, ntacyo mwapfa. Nta kibazo cyaba kiri mwaho ngaho. Ahubwo ikibazo kivukamo nuko umuntu aba afite indi myemerere idashingira ku kwizera Yesu, wazana ibyo kwizera Yesu agahita avuga ati reka ibyo ngumana ibyanjye, ariko si byo uri kugumana niba bidashingiye kuri Yesu, ntabwo ari byo. Kuko inzira ijya mu ijuru ica kuri Yesu. Bishatse kuvuga ngo ubaye utaranyuze kuri Yesu ntabwo wajya mu ijuru. None se wajyayo se uciye wanyura he handi? Kandi ari we nzira. Ni kandi ari we nzira. Kandi ikindi nshima ukuntu abantu bajya bavuga, buri muntu akavuga ngo nanjye ngo yaramfiriye. Burya iyo uvuze ko yagupfiriye nawe ubushimangiye ko ari we nzira yonyine, kuko icyatumye apfa ni ku mpamvu zawe nyine. Yapfuye kugira ngo akubere inzira, yapfuye ku mpamvu zawe, yapfuye urupfu rwawe, yahanwe igihano Imana yari kuzaguhana. Iyo rero umenye ibyo bintu ukabyizeza umutima, Bibiliya iravuga umutima niwe ubyizeza, Imana mu ijuru ikakubaraho gukiranuka. Wabyatuza akantu ukaba urakijijwe. Ako kantu ko gukizwa sinzi impamvu njya numva karyoha, ariko nabwo abantu babivuga batambuka. Iyo uvuze ngo narakijijwe, ubwo buvuze ko wowe kwikiza byanze, hanyuma hakaboneka izindi mbaraga zigukiza. Izo mbaraga ni izihe? Ni Kristo Yesu, kuko niwe waje gukiza abantu. Iyo rero agukijije urakizwa, bigahita byitwa gukizwa nyine. Ukabukijijwe n'izindi mbaraga zitari zo muri wowe. Muvandimwe, nabwo icyo kintu abantu bajya bacyumva neza. Biba bibabaje iyo uvuze ngo narakijijwe ugahangana no kwikiza. Sinzi ukuntu abantu babyumva. Ubwo ntubuze ibyo uvuze ari ibiki? Ntabwo ubuze ibyo uvuze, ariko niba uvuze ngo narakijijwe, heraho wumva ko kuri wowe byanze, hanyuma ugakizwa na Kristo Yesu, kuko ni nawe wadukijije, ni nawe ufite ubushobozi bwo gukiza umuntu, ariko bikemera. Kandi mu bundi busobanuro, gukizwa ni ukubabarirwa ibyaha. Nta muntu rero wakwibabarira ibyaha. Nta n'undi uba mu isi wababarira undi ibyaha. Umuntu yenda yabibwira mugenzi we, yabwirwa buryo ki yitwara, kwaba gupfukama, kwaba kwanamiza no kubivuga byose. Ariko Yesu ubwe yarabyihamirije, aterega umwana w'umuntu niwe wenyine ufite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Nta wundi yavugaga, ni Kristo Yesu. Imana yigize umuntu ku mpamvu zo kugira ngo iby'umuntu
bibona uburyo bibarwa kuri we ngo kuko niwe wenyine ngo wikoreye ibyaha byacu mu mubiri we yego abibambanwa ku musaraba noneho ngo uwo niwe wenyine ngo ufite ububasha bwo kubabarira abantu ibyaha byabo yego ubwo rero undi wahagarara avuga ati ngwino mbwira ibyaha byawe nkubabarire uwo nguwo aba yirukanye Yesu ku kazi abamwirukanye ku kazi ariko abanaguye no mu mutego kuko ubundi sinzi umuntu atekereza imbabazi z'ibyaha ubwo ari gute Imana yaravuze ngo igihano izahana umunyabyaha no kumwica iyo uvuze umuntu ngo azumubabarira ibyaha ukabimubwira birasaba ngo upfe kuko niho wabimubara ariko nabwo byasaba ngo upfe urupfu rw'iteka kandi no kugira ngo upfiriye uwo nguwo bisaba umupfire nawe uri umukiranutsi none se naba ndi umunyabyaha icyaha nakoze ngomba kukizira nawe ukaza kumpfira kandi icyaha nshinjwa nawe aricyo ushinjwa ubwo iyo upfuye uba upfuye urwawe nanjye nkaba ntegereje urwanjye niyo mpamvu abantu babwirwa ko bababariwe ibyaha babibabariwe n'abantu ariko n'ubundi bagasigarana ubwoba bw'uko bumva urubanza rw'ibyaha rukibariwe ariko bababariwe na Kristo Yesu ngo umutima ntukimureke ikibi ahubwo n'Imana ubwayo ngo iyo ibonye urupfu rwa Yesu ko rwasohoye umuntu warwizeye nayo ngera kimutangariza ngo ibyaha byawe n'ibicumuro byawe ntabwo nzongera kubyuka ukundi. Reka dusome imirongo ibiri gusa twihute, turashaka duha abantu wenda nabo tuzi kuvugana uturebera mu Baroma. Rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 3, urasoma nk'imirongo ibiri kugira twihute wenda tuzi kuganira n'abatwumva none. Ni imirongo ibiri gusa, Abaroma ibice 3, umurongo wa 23 n'uwa 24 yonyine. Abaroma ibice 3, umurongo wa 23 kugera kuri 24 handitswe ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Yego, muri kino Kinyarwanda haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibagera ku kigero cy'ikuzo ry'Imana, ariko none Imana yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo babikesha gucungurwa na Kristo Yesu. Imana ihimbazwe cyane. Urumva hano haravuze ngo kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nkunda uburyo Imana ibivuga, iyo ivuze ngo abantu bose nawe twumva urimo. Ubwo iyo ivuze ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, uwitwa umuntu wese arimo. Nawe wumva ko baza bakabikubwira ukabasabira imbabazi ku Mana, yego, nawe ubarwa muri abo bantu bakoze ibyaha, nawe urimo. Ubwo twese uwitwa umuntu afite ikibazo cyo kuba ari mu bantu bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Yego, ahandi biravanga igicumuro cy'umuntu umwe ari wa Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha. Ahandi hakavuga ko kutumvira Imana k'umuntu umwe n'ubundi ari wa Adamu kwatumye abantu bose bahinduka abatumviye. Yego, bishatse kuvuga ngo rero ubwo abantu twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ubwo mu bundi buryo nta mwanya wari ngo tubirambure cyane, ahubwo twanahunze Imana nyine. Kuko hanyuma yuko dukoze icyaha n'ubugome cyaduhungije Imana. Iyo ugiye ku bakurambere batubanjirije baragikoze muri Edeni bahita bahunga Imana. Kandi icyaha cyo ubugome kigira gihita kikwambika ubusa. Bamaze kwambara ubusa kubera icyaha bahunga Imana, ariko hirya yo guhunga Imana batangira kwiremekanya ibintu by'ibicocero. Burya niyo mpamvu umuntu iyo amaze gukura yumva afite icyuho, ukumva urashaka Imana ariko ukumva ntikwegereye, ukumva wajya no mu gihuru, ukumva wajya mu idini runaka, ukumva wayisha, muri make ukumva ukeneye Imana. Impamvu uyikeneye uba warayitakaje kubera icyaha. Rero abantu bose babumbiye hamwe mu bugome, abantu basangiye icyaha ku rugero rungana. Na niyo mpamvu no kwabarirwa kwabo bababarirwa ku rugero rumwe, yego, cyangwa binyuze mu nzira imwe. Yego, no kuvuga ngo rero kugira ngo icyaha kize, niho nenda wenda turihuta kugira ngo tuze guhaba twumva umwanya, kugira ngo icyaha kitwokame duhereye ku bakurambere batubanjirije. Barumvishe, Shitani yarabaganirije, barumva, hanyuma yo kumva barabyemera. Babyemeye icyaha kiba kirinjiye, ariko kiba cyokamye witwa umuntu wese.
ariko nanone hari n'ukundi Imana yabigenje wakumva ukizera ugakira. Ubwo icyo nicyo nacyo turi buze kuvuga. Rero ngira aho hantu ukuntu uwitwa umuntu wese yabumbuye mu bugome icyaha, hari umurongo abantu njya numva bakunda, uwo murongo abantu benshi barawukunda, bajya bavuga ngo rigagadinga iyo nshatse gukora ibyiza ngibi ngo biranyita, kandi ukabavuze nyine ijambo ry'Imana ngo iyo nshatse gukora ibyiza ngibi ngo biranyitambika, nyine bigomba kukwitambika kuko nta cyiza wabasha. Ntago wakora ibyiza gusa ngo bishobore, icyo ushoboye cyawe ni ikibi. Yego, nta cyiza kikubamo. Ubwo muri wowe haba mw'icyaha niba navuga ngo gifite ubushobozi bwo kugukoresha ibyaha no mu gihe utabishaka, kigutegeka. Ahandi ho Abanyarwanda nibo bavuze ngo umuntu yasiga ikimwirukaho, ngo ariko ikimwirukamo ntago yagisiga, ubundi icyaha kiba kikubamo indani. Gukora icyaha abantu bahindutse abagurano. Icyaha cyari abaguze kugira ngo kibakoreshe. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo ntawe ukiranuka n'umwe. Yego, kuko bose ni abagurano b'icyaha. Yego, ku bigerekeranye n'icyaha bavuze ngo bose bakoze ibyaha. Ubwo twese dusangiye kuba twarakoze icyaha, ariko icyaha kikaba gifite ubushobozi bwo kutadushyikiriza Imana. Yego, ahubwo ubushobozi gifite nubwo kuduhunza Imana, kudutandukanya n'Imana. Icyaha gitandukanya umuntu n'Imana. Rero ubwo twese twakoze ibyaha rero ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, ku buryo niyo dushatse gukora ibyiza ibi bitwitanga imbere dufite ikibazo. Ubwo dukwiye kuvuga ngo ninde wantabara, kuko Imana yo ni yera, n'ijuru naryo ni iryera. Hazanaba mu ijuru umuntu udafite icyaha, ariko twe twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, kandi turashaka kujya mu ijuru. Yego, turarijya mwute ko twese twakoze ibyaha. Birumvikana rero yuko unashatse kwihitiramo uwabigufashamo kugira ngo bikuveho, nawe ndiwamubona. Kuko ushatse ko yabigufashamo nawe ni umuntu nkawe, nawe afite umugabane ku icyo cyaha. Ubwo nawe ari muri bose. Aha twasomye ngo kuko bose bakoze. Ubwo uwo muntu wakisunga nawe ari muri bose, apfa kuba ari umuntu gusa. Ubwo ari mu mubare w'abantu bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Aho rero impamvu icyo kintu tukibandaho muvandimwe cyangwa tukanagitindaho, iyo umuntu atamenya ikibazo ntamenya n'igisubizo. Yego, iyo reka mvuge ngo iyo mwarimu asize ikibazo hariya ku kibaho ugasoma ikibazo ntucyumve n'igisubizo kirapfa. Kugira ngo usubize igisubizo kiricyo bigusaba kumva ikibazo. Ikibazo twagize, ikibazo gituma twumva dushaka Imana ni iki? Twagize ikibazo cy'uko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ni nacyo gituma tujya twumva dushaka Imana nyine, ariko utayibona. Ariko nabwo utayibona kuko ntiwayishaka n'ibyaha ngo uyibone, kuko ni yera. Kugira ngo uyibone bisaba kubanza kuwera, umuziranenge. Rero ubwo aho hamwe nuko icyaha cyokamye witwa umuntu wese, harimo guhita umuntu yibaza ngo none ko nshaka kujya mu ijuru, yego, ko numva mfite icyifuzo cyo gushaka kuzabana n'Imana iteka ryose. Uko Imana imeze yo rero ni yera, yaranatunganye. N'ijuru rirera ntiryaba mu icyaha, ariko abantu twese twakoze ibyaha. None uwo muntu ushaka kujya mu ijuru afite ibyaha kandi akaba ashaka kujya mu ijuru, arabigenza ute kugira ngo abeho nta cyaha afite ubundi ajye mu ijuru? Birasaba kamanika amaboko agategereza ukundi gutabarwa atazi aho kuri buturuke, keretse akumenyeshejwe. Yego, uko gutabarwa rero Imana yaragutangaje. Dusomera uwo murongo waho, dusomye wundi wa 24. Ubwo tugeze ku gutabarwa twihuse kugira ngo tuze gusangira ijambo. 24 haravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Yego muvandimwe, noneho gutabarwa kwarabonetse ngo ahubwo batsindishirizwa. Nta mwanya ngo tubisobanure cyane. Gutsindishirizwa bisobanura iki? Nukuba watsinzwe. Rega twese twaratsinzwe. Yego, twese uwitwa umuntu. Ubwo niba waregeze ukora icyaha waratsinzwe. Hera wumva ko niba mu buzima bwawe waregeze unarakara waratsinzwe, byararangiye. Ahubwo aha turasomye ngo ahubwo batsindishirizwa, bakurwaho urubanza. Yego, hatsindishirizwa umuntu wari watsinzwe. Yego, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa. Yego, urumva Imana ibitangira ubusa.
ako kantu ko gutsindishirizwa numvaga muvandimwe n'ubwo igihe cyagiye nakagarukaho. Urabona wenda nk'abanyarwanda bakunda ibintu by'umupira, iyo ikipe y'u Rwanda yakinnye yiba yakiniye i Kigali ku Mahoro cyangwa se no hanze mu bindi bihugu, iyo itsinze wumva umuntu uri hano Rusizi ari kuvuga ngo twatsinze. Ese uwo muntu ukavuze ngo twatsinze yigeze ajya mu kibuga? Hari uwamutsinda? Yigeze akina se? Ntazi no gukina. Ariko nawe ari kuvuga ngo twatsinze. Uzi ikintu kiba cyabaye kuri uwo muntu, aba yatsindishirijwe. Kandi na cya gitego si abakinnyi bose baba bakinjije, ahubwo n'umwe mu ikipe kinjizwa n'umwe, bose bakazamukira mu ntsinzi. Yego, aregaga twaratsinzwe, Kristo Yesu aza kudutsindishiriza. Ubu turi hano dushima Imana ko twatsindishirizwa. Intsinzi yarabonetse kuri Kristo Yesu, ariko sinjye watsinze, ahubwo hatsinze Kristo ndatsindishirizwa. Yego, Imana ishimwe cyane. Aha rero ngo ahubwo ngo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa. Noneho ntibisaba gukora. Ntabwo Yesu yitwe twamamagaye ngo ave mu ijuru, ahubwo urukundo rwinshi rw'Imana nirwo rwamumanuye, tutanabimusabye, tutanabisengeye, tutanazi ko tubikeneye ho, tutanazi ko tubikeneye. Urukundo rwinshi rw'Imana ruzana Yesu, araza aravuga tubwo mwatsinzwe, njyeweho nje gutsinda. Ariko nje gutsinda ntabikeneye, ahubwo nje gutsinda ku mpamvu zanyu, ku mpamvu za twebwe twatsinzwe. Ndatsinda mbibahe muzamukire mu ntsinzi, mutsindishirizwe. Yego, ubu niyo mpamvu iyo wizeye Kristo ubona ubugingo buhoraho, uba intungane bigizwe n'Imana, utabikoreye. Wowe icyawe wari ufite ibyaha 100%, waratsinzwe. Kristo Yesu araza atunganira Imana 100%. Niyo ntsinzi ubwo turi kuvuga. Yego, ubundi ntsinzi byasabaga ko ari ugutunganira Imana 100% nk'uko ishaka. Ibyo ni Yesu wabishoboye. Abishoboye rero ahita arabitwihera bati dore natsinze, nimwakire gutsinda. Imana ishimwe kuko twabyemeye, ubwo twaratsindishirije. Yafashe uko gutsindwa kwacu akwishyiraho, nawe atuzanira uko gutsinda kwe. Imana ishimwe cyane. Ubwo kandi iyo umwizeye, iyo wizeye Kristo Yesu, ubu utsindishijwe ku Mana. Aho hano bavuze ngo ibibahera ubusa, urabyizera ukabyijyanira kuko incungu yabonetse. Kubera incungu ya yindi twabonye mu ntangiro yuko wowe utayishaka ngo uyibone incungu y'ubugingo, ahubwo incungu y'ubugingo yabonetse. Yego, ngo ni amaraso ya Kristo Yesu. Kandi impamvu Kristo ariwe twari dukeneye umuntu ducungura ariko atagira icyaha. Yego, kuko ufite icyaha ntago bari buducungure, ahubwo umuntu ufite icyaha birumvikana ko nawe akeneye gucungurwa. Twari dukeneye umuntu utagira icyaha. Nta wundi rero mu isi ndetse no mu ijuru uretse Yesu. Niwe wenyine wabaye mu isi ntiyakora icyaha, ni nawe ariko wari buducungure nyine bikemera. Niyo mpamvu ariwe wishyizeho gucungura umuntu. Imana yashakaga amaraso adafite inenge, naya Yesu rero yaramenetse. Hera aho ufatireho umwizere rero. Numwizera urababarirwa ibyaha byawe byose mu izina rye. Incungurega y'ubugingo bwacu yarabonetse. Icyo umuntu asabwa ni ukuyemera ukayizera, ubundi ukibonera ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo. Wenda igihe cyane umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo fata ubugingo aguhaye kugira ngo buguheshe ibyishimo. Akiri iyo ncungu kugira ngo ugire ibyishimo mu mutima wawe, kugira ubone amahoro, kugira ubone uburuhukiro, kubera yuko iyo ntsinzi watsindiwe yasohoye. Yego, inimero za telefone muduhamagaraho tugasangira nanone ijambo ni 0782 44 21 25 0782 44 21 25. Iyateye cyangwa Tigo 0738 3 0 0738 3 0. Mwaduhamagara tukavugana. Allo, mwiriwe. Yego, muraho. Yego, muravugana na wa mukunzi wanyu kunze kubakurikira cyane, by'umwihariko ku wa kane igihe ngika amasaha ngaya. Mbere Rubavu, umurenge ni wa Bugeshi, amazina banyita turi nayo kabisa. Yego, reka mbashimire ku magambo y'Imana meza mumaze kutugezaho.
kandi nanone garuke ntangira mbashimire ukuntu muduhugura by'umwihariko tuniyongereye icyizere muri twe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana. Nabashimiye cyane rero, kandi icyo nabasabira Imana ije ikomeza ibahe imbaraga zo kugira ngo munakomeze uburyo mwabona uburyo mwatugaburira ibyayi, kuko tuba tubateze yombi kandi turabakunda cyane. Ndabashimiye. Turi nayo se ko kunze kudukurikira, Yego. nyine uku gutsindishirizwa ukumva mwiki? Gutsindishirizwa rero ubundi iteka ryose ndawiringiye Imana ngakorwe n'isoni, cyangwa se ngo yumve ko byanga byakunda hari icyo Imana izamukorera ngacika indege bitewe n'ibyo bari kubona ari guhura nabyo buri munsi. Gutsindishirizwa n'Imana rero byakabaye ngombwa kugira ngo tubyizere cyane cyane ahanini cyangwa tuba tugeze mu bibazo turi kumva ko Imana yatwibagiwe, ariko nanone tuba tuzi ko igihe kizanakemukira cyose icyo kibazo wahuye nacyo ari Imana ibigutsindishirije kugira ngo inagukureho n'igisuzuguriro ku bantu bamuturanye ku isi. Ariko se gukorwawe ruhande ku canzo giti rero hari aho gatoya kurwawe ruhande, hari aho wumva wigeze utsindwa ku buryo wumva nyine hari urubanza wari ufite imbere y'Imana? nje mu buzima busanzwe nigeze kurwara indwara igihe kirekire, noneho igihe kiragera kubera ko indwara nari ndwaye yari iri inyuma ku mubiri, nyine ahantu habonwa. Igihe kiragera numva ko Imana yanyibagiwe, ndetse rimwe na rimwe numva naje no mu byaha bitewe no kumva ko Imana itanze. Ariko igihe Imana yandokoreye ikangiza, ubwo byambereye nk'urubanza hagati yanjye n'Imana, numva ko nari nshaka kwirwanira kandi n'ubundi ndaca ndi buhindure ku burwayi ndwaye, numva ko ari urubanza mfitanye n'Imana. Nyuma yaho ndagaruka nza kwihana, ariko ibyo bibaho cyane. Iyo umuntu ahuye n'ikibazo yumva ko Imana itamuzi. Urabona hari urubanza twavuze umuntu yagiranye n'Imana rushingiye ku kuba yaravutse ku muntu wasuzuguye Imana ari wa Adamu. Ubwo gusuzugura Imana kwa Adamu bingana no gusuzugura Imana kwawe. Ese wowe wumva nimba warasuzuguye Imana, wumva nyine igihembo cy'uko gusuzugura Imana atari ugucirwaho iteka? Kubera ko byose turabikora, ikatureba ikatwihorera tukagira ngo nditureba, ariko nanone ntawabura icyo yaba yarahemukiye Imana, uretse ko tuba dutunzwe na Mana mbabarira. Ariko ntabwo uko ubu ngubu mbagaze naza kuvuga ngo ntabwo nigeze wenda nzuzugura Imana, kubera ko ndi mabwiye ibyambayeho kandi numva ko Imana itanze. Ahubwo byose ni ukuja turabikora bwanaca bugari bwa nyuma, kubera ko n'ubundi tutemera gukora ibibi kandi byiza bihari, tukagaruka tukayisaba imbabazi kandi duhore turakora ibibi, ubona uko buri kanya turi bubwire ngo tubabarire. Ntabwo ari byiza, tugomba guhinduka. Turi nayo turabashimiye, genda muragumya gukurikira ikiganiro katwakire n'abandi. Turi kumwe. Sawa. Alo? Amahoro. Umeze mute bavandimwe? Turi amahoro. Yego, mbashimiye Imana rero. Muri bande? Inkunda Yesu inosa hano kuri Simerwa. Yego. Nanjye ndi umukiranutsi. Agizwe umukiranutsi nyine no kwizera amaraso ya Kristo. Wadupfiriye nyine agapfira ibyaha byacu. Ababishakashaka mu ngufu cyangwa se mu mbaraga zabo. Ndagira ngo nanjye nabikoze cyane, ariko nageze ku gisubizo, sinageze ku bugingo nari nkeneye. Ariko kubwo kwizera amaraso ya Kristo Yesu byatumye mpinduka umwana w'Imana bidasubirwaho. Yego. Ubwo rero nyine abantu benshi bafite icyo kibazo,
nyine igituma bashaka imana ni ikimenyetso kigaragaza ko batayifite kandi kuba batayibona nyine ntibazigera banayigeraho biturutse mu ngufu zabo cyangwa se mu ntege zabo cyane ko imbaraga za muntu ni nkeya imbaraga z'ubunyabyaha imana ikunda umuntu ukiranutse rero aba bantu bose baba bafite inyota ndetse n'inzara yo kubona imana ariko n'ubundi ntibayigeraho kubera ibyaha byabo yego bari bakwiriye kumanika amaboko rero bakemera ko ari abanyabyaha ahubwo bakemera Kristo Yesu wakoze mu cyimbo cyabo akabakora icyabananiye cyane ko nyine umucunguzi n'icyamazi umucunguzi aza ari uko wananiwe wamanitse amaboko ugwa gucungura kubera ko gukora byananiranye n'ibyo ukora bitemerwa yego bakwiye kumanika amaboko rero bakareba ku musaraba bakareba Yesu bakarebaho umukiza bibakuyeho byose akareka kugaragaza ingufu zabo gato bajye banabyumva neza ese bageze mu ijuru kubera imirimo bakoze cyangwa se ibyo bakoze imana ntago yazabakira yego kuko icyatumye tutanamanuka mu ijuru n'agasuzuguro yasuzuguye imana yitekereza ko hari ibyiza n'umuntu akoze agaturuka mu ngufu ze imana rwose ntago yazamukira yazagera mu ijuru abamarayika baramya ati nanjye ndaramwa kuko nakoze cyane ndi mu isi kugira ngo ngere mu ijuru ariko imana ishimwe nanjye ubwanjye yakijije cyane ko yankuye nyine ahakomeye nanjye nari narakoze n'abatagangaye ariko imana ihimbazwe kubera ko yahijije ikanyuzura rw'iteka ari nacyo kibazo abantu benshi bafite ariko nshimiye imana namwe bavandimwe mukomeje kuvuga ubutumwa bwiza nimubwira abantu ukuri cyane ko n'ubundi ababumva bo bazabana bake cyangwa baba benshi kubera ko n'ubundi baracyashakashaka mu ngufu zabo ariko ntibazabigeraho imana ishimwe rero ku bwanyu Simon bamugisha n'abakiranutsi yakijije bari mu Rwanda amatorero muri rusange yose mbumbiye hamwe kuvuga buri mumwe sinaba byatwara umwanya muremure ariko imana ishimwe ku bwa byose tugomeje kuduha muri Kristo Yesu Simon bamugisha yego Allo Allo oui mbese shimwe ahimbazwe Allo turakumva nanjye ndabasubije bavandimwe nshimiye imana kubwira ijambo imana iduhaye urinde ni mama Delphine ni ingungu yego muvandimwe nshimiye imana kubwira ijambo imana iduhaye yego kuko bose ngo bakoze ibyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'imana yego ndavuga ngo dutsindishizwa n'ubuntu bwayo ngo biduhereye ubusa ubwo gucungurwa tubonera muri Kristo Yesu yego muri ndagatifu bangwa ariko ngo bahabwa kuba intungane n'ineza yayo yego ibibahereye ubusa babikesha gucungurwa na Yesu Kristo yego imana ishimwe kuba ubutungane nyine yego imana yabuduhaye kubw'ubuntu bwayo ntawakora ngo abubone ndabwira abantu nyine bateze amatwi radiyo ko nabo bakwiye kwizera Kristo kuko niwe waducunguye yego muvandimwe uhabwa ubutungane kubwe nyine twaraguranye yaratuguraniye atwara ibyaha natwe tubintungane imana ihabwa icyubahiro reka nta nk'umurongo mama Delphine udusuhurize bene data aho ngaho cyane yego turabasuhuza yego urakoze cyane imana ishimwe Allo umuvandimwe aba yishimye umuntu imana yakijije urupfu rw'iteka banezerewe cyane urumva abavandimwe baduhamagara baba bafite ibyishimo hashingiye ko imana nyine yabemeye ikabaha ubugingo buhoraho bubonerwa nyine mu gucungurwa na Yesu Kristo uriya muntu wari waduhamagaye mbere banza yari ku Gisenyi yariho ngavuga ngo ari gushima imana ko ngo icyo yamukoreye gikomeye ngo yamukijije indwara ariko indwara zo zirahari n'izindi zizaza Allo n'uwo yakijije urupfu yarangiye arapfa yazuye Lazaro ubusari urumva rero gukira indwara byo wayikira indi kaza Allo oui ndani turakumva
ndashimiye Imana bavandimwe. Nitwa Muhanuzi Filipo ndi Kigali. Shimiye Imana ko nanjye yangize intungane ntabigizemo uruhare n'imirimo yanjye itabigizemo uruhare. Imana ishimwe. Hello? Turi kukumva neza. Nkashimira Imana ko bavandimwe mu mpano nyinshi Imana iba yarawahaye kandi yanaduhaye twembi. Uburyo ibirimo igenda isakaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bave mu kajugane k'ibi na biriya. Ntabwo by'ukuri agakiza kaboneshwa n'imirimo umuntu yakoze. Ariko twese niko twari tubizi, nanjye niko nari mbizi, dore ko nakoze byinshi cyane nshakisha ubwo bugingo buhoraho, nshakisha ku gakiza. Ariko maze guhishurirwa ijambo ry'Imana, maze guhishurirwa icyo Yesu yakoze ku musaraba, nisanze ahubwo nari umugomeramana wuzuye. Ariko nshimira Imana kuko nyine yatanze imbabazi kandi ikazitanga kera ntaranabaho. Yego. Maze kwizera nahise numva amahoro. Amahoro ntigeze numvira mu madini, amahoro ntigeze numvira mu misozi no mu bibaya. Yego. Ubwo wari wakiriye umwami w'amahoro? Yego rwose. Ubwo umwami rero yatura mu mutima wanjye, yanyeretse ko ibyo nakoraga byose ntari kuzabona ubutungane, ahubwo nari umutindi nyakujya ku bintu bijyanye n'ubutungane Imana itanga. Hari imirongo myiza mwasomye najyaga nsoma nkiri mu idini ariko sinyisobanukirwe, ariko noneho Imana imaze kunkiza ikampumura ku maso niho nayisomye nkayumva. Ntabwo by'ukuri ubutungane butangwa n'imirimo dukora. Yego. Ahubwo kubushakisha ni nako kubwihangira, kandi ubwo twihangiye ntabwo buba bwemewe ku Mana. Yewe nubwo wabuha abantu ubwabo nabo ntibabwemera, kuko nyine ntabwo mwene Adamu yakora ibyiza gusa kandi ntiyakora n'ibibi gusa, kuko igiti twariyeho ni igiti kimenyekanisha ibibi n'ibyiza. Yego. Ubwo rero iyo mvange ntabwo Imana yayemera. Nkunda kuvuga ngo Imana iza gutanga ijuru kubw'imirimo, nanjye n'abandi ubwo ntitwari kuribona kuko dukora bikeya kandi bivanze. Nkaba nshimiye Imana rero uwo mukiro yaduhaye kandi dukomeje no kwamamaza bavandimwe. Yego. Ni ibintu bifite agaciro, birusha zahabu guhenda nyine nk'uko Imana yabivuze. Nkaba nshimira Imana rero ko ubu nabonye amahoro atagabanije, amahoro mu mutima, njyama nkasinzira ntikanga, nkabaho nkavuga ngo ijuru naritakaza, ngo naribura, ngo byagenda gutya na gutya. Nkabaho naramenye aho ubunyabyaha bwanjye bushingiye, nkaba naranasobanukiwe n'aho ubutungane bwanjye bushingiye. Yego. Ndashimiye Imana rero bavandimwe, suhuza n'abera bose, ab'i Kigali, abo mu zindi ntara. Yewe shimira namwe bavandimwe mukomeje gukomeza ko bagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana ikomeze ikora umurimo wayo muri twebwe no mu bandi. Murakoze cyane. Nawe Imana iguhe umugisha, ubwo message yawe urayitambukije. Yego rwose. Amahoro. Urumva yari havuga ko Imana iramutse yanajyana umuntu mu ijuru yakoze, ngo n'ubundi ntiyarijyamo kuko akora ibyiza n'ibibi ngo akavanga. Umuntu akora ibyiza ndetse n'ibibi, kandi kugira ngo ujye mu ijuru byasaba ko ukora ibyiza gusa. Ariko umuntu akoze mu buryo akora ibyiza ariko agashyiramo n'ibibi. Erega nta n'uburyo wakora returo ngo uze gukora ibyiza. Nese ko uba warabanje gukora ibibi, ubundi byiza wakora ntuwumva ko uje gukora ya mvange. Cyane rwose. Imvange ntabwo Imana yemera. Ntabwo imvange Imana yayemera. Allo? Oui. Allo? Imvange ntabwo Imana yayemera. Allo? Amahoro. Bene data nyine turashimira Imana. Ifaranswazi Karongi nyine. Yego. Turi gukomeza nyine kwishimira Nyagasani nyine kuntu twakiniwe nyine na Nyagasani mu kibuga ariko akadutsindira. Yego.
twumvise nyine tubishimiye Imana cyane kuko kera nyine narakoraga kibwira ko nyine ari byo birabasha kunkiza ariko nyine Nyagasani Yesu yaje kumpishurira uburyo ki ari we wakoze ivyemewe n'Imana ndi kubishimira Imana rero kuntu nyine iyo ntsinzi nyine ya Yesu yayimpaye nyine nkabasha kuyibarwaho nk'aho ari njye wayitsinze iyo ntsinzi ya Yesu yego numvise rero ndishimiye Imana muri Yesu nari ndi no kureba ukuntu rero nyine nta kintu na gito nakoraga mu idini ngo kibashe kuba cyama amahoro yego narakoraga ariko nyine nimbashe kubona amahoro nkiyiriza ubusa ariko nyine nimbashe kubona amahoro erega nuko Imana buriya kuko ari itanga amahoro wibwiraga ko ariyo uri gukorera ariko burya ntabwo yariyo ntabwo yariyo kuko Imana itanga amahoro ndikorerwa yego ariko nyine Imana yaje kumenyesha uburyo ki wa mugani nyine idakorerwa imbwira ko nyine ibyo nakiranutse byose nyine ngo ari ubushwambagara yego ndetse bwuzuye ibizinga maze guhishurirwa nyine yuko ibyo ngibyo ari ubusa inyereka Yesu ko ari we nyine wakiranutse ufite ubukiranutsi butunganye kandi bushimwe n'Imana nkaba mbishimiye Imana rero namwe bavandimwe mbashimiye Imana namwe Imana ibahe umugisha ngomeze nyine kubashimira Imana kandi nyine nyine data bose aho bari kandi nyine na bene data bose nyine bina Ikarongi nabo nyine barabatasha cyane natwe abakiranutse ba Ikarongi turabasuhuje yego nyine bene data wa Zariya na ba Bernadette bose nyine barabatasha cyane bene data nyine amahoro meza amahoro muvandimwe yego urabona hari ijambo muvandimwe yigeze avuga agaragaza nyine yuko ngo yari umutindi nyakujya ariko agakenera no gukorera Imana nabitekerejeho cyane nsanga ubusanzwe iyo bivuze ngo umutindi nyakujya ni umuntu utagize icyo afite udafite shinge udafite kivurira ibaze uwo muntu udafite kivurira kuza noneho ngaje kugira ibyo akorera umutunzi yego w'ibintu byose ubwo urumva aho ngaho ni ukujijwa gukomeye ahubwo wowe udafite namba udafite kirengera uwo mutunzi wa byose akeneye kukugirira imbabazi kugira ngo agukungahaze akuvane mu bukene akuzamure mu bukire niyo mpamvu yavuze ngo utagize na kimwe afite yego nuze naze muhereze ku busa yego hari umuntu ujya kumva aravuze ngo kujya mu ijuru byo ngo ni impuhwe z'Imana nyamara iyo uvuze gutyo nyine basi twebwe tuba tukumva izo mpuhwe Imana yarazigize ni nacyo turiho alo mwiriwe bavandimwe mwiriwe neza uri nduherereye he nitwa Theogene mperereye Murangi yego ndashimye cyane yego ndagira ngo nanjye ndabashimira cyane kubw'ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mitima yanyu kandi yifasha abatarizera Yesu Kristo nk'umukiza w'umwami wabo bakizera ko ari abakijijwe abakirisitu ariko batarakora hari ibintu Imana yateguye Imana yateguye kugira ngo abantu babe bakiranutse yateguye urupfu rw'umwana Yesu Imana yateguye ko ari urwo gupfira abari mu isi bose noneho gukiranuka kwacu ari ubushwambagara kandi tugaragara ngabaho tuvuga ibitangaza by'Imana tugaragaza byinshi tugendera ahubwo tuvuga ko ariko bakiranutsi nyamara ibyo twakoraga byose twabikoraga muri kamere tutarizera umwami Yesu noneho hari ahantu ashaka kugira ngo mvuge hari ubundi bunyabyaha
byanze bikunze agomba guhanwa byanze bikunze agomba guhanwa ariko ibyo twagomba guhanwa hari ubutihizi arabihanirwa bituma tutabigeze kubaza nk'uko twagiye mu byaha tukitwa bifitemo uruhare niko twabonye kiranuka abatwishyizemo abibwira rero ko bahagaze birinde bataguha wa mugani wabo ariko iryo abantu bizera hari abayizera ubutwambagara hari abameze abadafite ibyo byiringiro muri bo ahubwo ugasanga buri munsi hari umuntu wigeze kutubwira ngo uko umutima uteye ujye uvuga ngo Mana mbabarira ibyo bintu ngo nibyo byatuma ngo nibura ugaragara nk'umukiranutsi ariko mu by'ukuri nubwo wabivugisha igihumbi ku munsi ntibyaguhindura gukiranuka igihindura gukiranuka k'umuntu ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo ubundi ukemera ko uri umunyabyaha muri wowe wazembe uko umeze n'imikorere yawe ukoze mu cyaha ahubwo gukiranuka kwacu kwabonetse muri Yesu kuko Yesu ari umukiranutsi mbega we akiranuka abamwizera bose yarabatu intungane yego sawa urakoze cyane nanjye nifuje gutanga igituro ryanjye urakoze turagushimiye asante muganga yego twakakira undi niba ariho yego turakumva mwiriwe yana muri gukorana cyiza cyane ngaho nyarutsa dore igihe cyagiye iryo jambo ry'Imana muri kuvuga rishaka kuganisha hehe rishaka kuvuga twari turi mu kiganiro kivuga ko ijuru ridakorerwa ko ijuru ari impano Imana yatangiye ubuntu ibinyujije mu rupfu rwa Kristo Yezu ubwo n'igihe cyagiye tugiye gutanga inimero mu kanya wenda waduhamagara tukarushaho kugumya kukuganiriza kuko ndumva utadukurikiye ubwo nidutanga inimero urazifata ntacyo sawa urakoze twakakira undi Allo? No? Allo? 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 Twakakira undi umwe wenda tukajya twasoza ntawe uri kubonekaho gusa Imana ihimbazwe uriya yasobanuza hariho umwe tumusorezeho Allo? urinde uherereye he Daniel ku Cyato yego Daniel twabakurikiye mu kiganiro cyiza cy'ubutumwa bwiza ngaho nyarutse igihe cyagiye rwose twabashishikariza abantu bakurikiye ikiganiro kugira ngo bajye batanga ibitekerezo kandi barusheho kwizera no gukiranuka kubera ko ubu butumwa buragenda bukagera ku ndiba y'umutima kandi namwe turabashimiye Imana igume kubakomeza no kubongerera amavuta turabakurikira ku Cyato i Nyamasheke sawa nawe urakoze cyane murakoze cyane Imana ibaha umugisha ego twatanga inimero zacu za telefone kuko amasaha nyine nayo yadufashe inimero zanjye za telefone ni 0783 167 163 0783 167 163 Airtel cyangwa se Tigo 0722 167 163 tunibutsa abantu nyine ko ikiganiro ari buri wa kane guhera saa 2 kugera saa 3 nanjye nimero zanjye kanzibahereze ni 0788 8 7 8 7 0788 8 7 8 7 ubwo na Tigo niyo mibare uhindura uvanamwo uwo 8 wa MTN ugashyiramo 2 ka Tigo. Murakoze.
abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe baragwa b'ijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None si uwo mutwaro waba waraje kuwutorwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.